dushinguye igiterane ku mugaragaro. Imana igihe umugisha kandi umugisha abigisha bacu, twakiriye abigisha bacu guhera kuri uyu munsi wa mbere dukinguye umwigisha wacu. None ejo n'uzaza ejo bundi n'uzaza ubundi nubwo bataraza tuzakomeza tubakire. Simvuze ko tuzabakira, ariko turabakiriye mu izina rya Yesu. Iki giterane tukinguye mugaragaro mu izina rya Yesu. Twakira muzamura ibiganza mwese cyane kandi basabe amajwi yanyu yasohore. Urimo kuva ku mufite ijwi ryinshi cyane, mwebwe muri benshi murandusha. Rimwe kabiri gatatu. Murakaza neza bene data, Imana iduhisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda.
gatanu n'ibindi mirimo ya kabiri. Amen.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kina ngo dutange umwanya wo ijambo ry'Imana. Wahagaze neza. Ni gusengera mwigisha wacu. Ndagira ngo mvugire ijambo. Nubwire subira muri aya magambo impamvu basubiramo araryoshye. Iki ni igiterane cyateguwe. Ijambo rya mbere cyateguwe n'Imana. Ibyo dukora byose tubikora tubibwirijwe n'Umwuka w'Imana. Cya kabiri cyateguwe ubufatanye bwa korali Rufero n'itorero rya Gatenga. Ibyo murabizi nabo ntabwo ngomba kubivugaho cyane. Ubufatanye bw'itorero rya Gatenga na korali Rufero. Impamvu mvuga ibi ngibi ntacyo n'abaririmbyi beza kandi bateguye neza, Imana ibamugisha, ariko ibyo dukora byose dukorera nanone mu izina ry'ubufatanye n'ubuyobozi. Icya gatatu ko nongera kugira ijambo numva nezerewe cyane. Mwakoze neza gutegura iki giterane cyane batuye. Twatangiye kuri 29 ngira ngo kizasoza kuri tariki ya kane. Ni ukuvuga ngo ni igiterane cyateguwe n'ikoranye n'abaturage Rufero ifatanije n'itorero ya Gatenga, ubuyobozi bwa Gatenga. Ubu murimo muvuga hano bagaze hano sije umuvuga nuko makundebera ko ishoga n'abana. Iyo tuvuze ubufatanye bw'itorero haba hari ubuyobozi bw'itorero. Ibyo nabyo tuza tubyumva neza. Nahagaze hangare n'uhagarariye ubuyobozi bw'itorero ya Gatenga mu Kibo. Muzi mu Kibo umuntu ahagaze mu Kibo ntaba ari we. Nicyo gituma tubinwa mu Kibo cyakise. Ahagaze mu Kibo rero murabyumva icyo kinyarwanda. Uyu munsi mu itorero rya Gatenga, itorero rya Gatenga, ubu ni mwumva mvuga muze mwumva ko ari muze mwumva ko ari evangeliste mwarimu Eforo ni bavuga nonaga ni Eforo kuko umushumba ndacyavuga kufatanye n'itorero rya Gatenga, kufatanye na paruwasi ya Gatenga. Aha ni no kwanda kucicana none timubize niyo kucicana. Ubu rero mpagaze mu byimbo bibiri, mpagaze mu cyimbo cy'umushumba, murumva ko ndemereye cyane. Haleluya. Ndemereye cyane. Mpagaze mu cyimbo cy'umushumba Kanamugire Theogene. Mpagaze mu cyimbo cy'uvuga butumwa abagaraniye mu mudugudu muri iki gihe mushumba. Kandi babiri kubwira umutekereze ko batari hano. Ndimutekereza ko batari hano. Umushumba murabizi ko ari muri konje. Iyo umuntu ari muri konje nyine aba yasigiye abandi, iyo dusigiye ibiri muri ari muri konje, ariko ari kumwe namwe kuko ibi byose mwakoze mwabikoranye nabo. Mwarimu murabizi hafa nawe bikorera bose. Atuye za Kimisagara kuzinduka umuntu umubyeyi akaviriya murumva nawe ushake buke utarikunda ariko ari hano. Murabyemera? Nicyo mushaka. Mushakashake kandi mwitandukanye bifatanye n'imirimo mibi y'umwijima mugirana. Akasaba umwigisha atambuke dusenge. Muhagaze mwese tumusenge. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo Mukiza waducunguye. Tunejejwe nawe
munsi wa none muri iki gitondo cyiza waduteguriye twese abaraha n'abadukurikiye bose turagushimira kuko uri kumwe natwe wavuze kuko aho babiri batatu bazateranira uzaba uri hagati muri bo tureze uwo mubare Yesu mwami turi benshi cyane duteze kumva icyo uvugana natwe mu ijambo ryawe koresha umukozi wawe muri iki gitondo koresha abakozi bawe bazakora muri iki cyumweru cyose turabasenga mu izina rya Yesu Mwuka wera w'Imana bazabana nabo dusengeye abantu bose bifuza kuzaba muri iki giterane cya gofero mu izina rya Yesu ubahe umugisha Yesu tegura imitima y'abantu bakwakire bashakashake uburyo bagira ubusabane nawe abo turi kumwana bari hirya yacu n'abari hanze y'igihugu bose badutegera mu izina rya Yesu turabasengeye ijwi ryawe rigere kuri bo ijambo ryawe ryumvikane urakoze turagushimye twirukanye imbaraga zose ushobora kuvuga ijambo ryawe ureke twisanzure ku ijambo ryawe Mwuka wera amanuke hagati muri twebwe kandi ushinzwe gusobanura ijambo ryawe muri twe tubisenze tuzeye muri Yesu. Haleluya, haleluya. Ushimye Imana yebeko tuboneka muri iri teraniro. Imana ibamugisha ko mwaje mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Amazina yanjye ni Alice Rugeridinda. Ni umukristo wa hano. Imana iduhana umugisha. Tugiye gusangira ijambo numvise riryoshye cyane kuko umushumba yabivuze. Ndashimira korali Gofero yateguye kino giterane kandi ndizera ko iki cyumweru kizashira rwose twize. Imana ishimwe. Muri ibi bivuga ngo ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga zikomeye. Ubwo rero izo mbaraga ry'iryo jambo ry'Imana ndizera ko rizakorera muri twebwe rikagira impinduka nziza rizana. Imana ishimwe. Ndashimira n'ubuyobozi bwangiriye icyizere akaba ari jyewe dutangirana turi kumwe uyu munsi n'ejo. Imana nihabwe icyubahiro. Reka rero dusome iryo jambo baduhaye mu gitabo cy'Abefeso ibice 5. Abefeso urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ni ku rupapuro rw'194 mu isezerano rishya. 194 mu isezerano rishya na Abefeso ibice 5 umurongo wa 10 rifite umutwe uvuga ngo mushakashake uko mwamenya icyo umwami ashima. Haleluya. Iryo jambo tugiye kuganiriramo niryo rifite n'umutwe waryo ngo mushakashake uko mwamenya icyo umwami ashima. Imana ishimwe. Iyo bavuze gushakashaka birenze gushaka, sibyo? Iyo bavuze ngo hakozwe ubushakashatsi nuko baba barinjiye bakajya mu mizi, bakajya mu bitabo, bakajya mu byakozwe, bakajya mu mateka, bagahuza ibintu byinshi, nibo bavuga ngo ubushakashatsi. Iki cyumweru rero korali Gofero yifuje ko twinjira mu bushakashatsi bwimbitse bugamije kumenya ibyo umwami ashaka. Haleluya, haleluya. Reka dusome. Numvise nubwo baduhaye ku murongo wa 10 ngenge guhera ku murongo wa mbere kugira ngo mwumve Pawulo ntabwo yapfuye kuva ku murongo wa 10 gusa ngo avuge ngo nimushakashake uko mwamenya icyo umwami ashima, ahubwo yari yabahaye n'umurongo wose wo gushaka, abaha aho kuzenguruka n'aho gushakira, ari naho tugiye kureba. Haranditse ngo mpereye ku murongo wa mbere, haranditse ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Ubwo twatangiye gushakashaka icyo umwami ashima. Haleluya, haleluya. Atangiye kubabwira uko bazabigeraho, uko bizagenda. Ahera ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Iyi mirongo yose irakomeye. Bigana Imana gute? Bigenda gute? Ariko turimo turinjira muri rya jambo rivuga ngo mushakashake uko mwamenya icyo umwami ashima. Aravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi
Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubavu uhumura neza. Tuvuye mu igane Imana nk'abana bakundwa, tugeze ku rukundo. Umurongo wa 3 ukavuga ngo ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Haleluya. Twatangiye muri ijambo ry'Imana ubwaryo ririhagije, nta nubwo rikenera n'ibindi bisobanuro byinshi, ubwaryo ririhagije. Mwigane Imana nk'abana bakundwa, mugire urukundo. Hanyuma aravuga ngo iby'ubusambanyi n'ibyonona byose n'ibyo kurarikira ngo ntibikavugwe rwose muri mwebwe nk'uko bikwiriye abera. Imana ishimwe. Mwumvise twahindutse abera. Donc nabanje ndakizwa, ariko nyuma yo gukizwa ndimo ndashakisha nuko namenya iby'Umwami ashimye, nkazabimenya ariko ndi kugenda nigira ku kirenge cya Kristo, nigana Imana nk'umwana ukundwa. Hanyuma akavuga ngo iby'ubusambanyi n'ibyonona byose no kurarikira ngo ntibikanavugwe. Hari ugukorwa ariko ntibikanavugwe, ntihakagire n'ubibumvaho, nibicara bavuge bati uriya muntu ntabwo muzi. Nabivuze ni umukozi w'Imana twabanaga, yaririndaga kugira ngo hatazagira n'ikibi kimuvugwaho. Niyo wabaga umukumbuye, yigeze kujya mu rugendo rwa kure, ari umuyobozi wa korali, aje twese tugenda tujya kumuhobera akajya duhereza akaboko gutya. Mbese ni ukwirinda ngo hatagira n'ikizamuvugwaho. Imana ishimwe. Mbese atari uko abuze urukundo, ariko ntabwo ibyo kujya guhoberana, mbese ni hahandi aba ashakisha iby'Umwami ashima kugeza aho ashyiramo na distance. Imana ishimwe. Aha bavuze ngo ntibikavugwe, hari ibintu bivugwa wabigizemo uruhare. Fate se urugero rwo mvuze aho kwa kundi umuntu aza ukabona wenda ahobera abagore babandi cyane, cyangwa se ahobera abagabo babandi cyane agakomeza. Hano bakavuga ngo iby'ubusambanyi n'ibyo kurarikira byose n'ibyonona byose ngo ntibikavugwe muri mwebwe nk'uko bikwiriye abera. Ubwo aracyavuga ngo mushakashake uko mwamenya iby'Umwami ashima. Niba hari ikintu cyatuma uzavugwa nawe uzacyihorere. Niba ari ukugenda nijoro ushoreranye n'abagore b'abandi cyangwa n'abakobwa b'abandi n'abahungu, uzabyihorere kugira ngo hatazagira ikibi kikuvugwaho. Uko twatangiye urugendo rwo gushakashaka uko twamenya iby'Umwami ashima. Imana ishimwe. Ubwo twagiye aravuga ngo nk'uko bikwiriye abera, ngo cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y'ubupfu. Mwabyumvise ni ibintu birebire, ni lisite ndende cyane, ariko byose bigamije gushakashaka iby'Umwami ashima. Niba bishoboka ushakashaka uko wamenya iby'Umwami ashima. Imana ishimwe. Aravuga ngo cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y'ubupfu cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo gushima Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngo cyangwa amagambo mabi cyangwa amagambo y'amashyengo cyangwa mbese ntandi bavuga ngo ni ukwirinda ku gato no ku kanini. Kera dukizwa hari ibintu bajyaga batwigisha byitwaga ngo ni ibyaha by'inyongobezabugingo, bataguhagarikira mu rusengero, ariko bikuyongobeza bikakumaramo Imana neza, ukazasigara wumva iby'Imana byaragushizemo. Imana yacu tugire neza. Ugasanga nk'umuntu ni umukristo ariko yaba atarimo amasitari n'amaki byose, ugasanga niwe bibarizwaho, ariko biri kavuga ngo na ya mashyengo mabi na ya magambo apfuye ngo ntibikarangwe muri mwebwe, ntibikanavugwe muri mwebwe. Imana ishimwe. Mushakashake uko mwamenya ibyo Kristo ashima. Imana nihabwe icyubahiro. Mu mwanya w'amagambo y'amashyengo n'amagambo y'amanjwe ngo mushime Imana. Imana ishimwe. Biri ivuga ngo abera barateranaga
ngo ni uko ibitabo by'urwibutso bikabumburwa ngo bikandikirwa imbere y'Imana. Imana ntihabwe icyubahiro. Ubundi aho abera bateraniye hagombye kuvugwa ibintu byiza ku buryo ibitabo byo mu ijuru bibumburwa bikandikwa. Imana ntihabwe icyubahiro. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Imana ntihabwe icyubahiro. Arongera aravuga ngo ntihakagire, ku murongo wa 6, ngo ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayubaha. Ngo nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo. Umurongo w'9, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka kose. Imana ishimwe. Hanyuma ku murongo wa 10 akavuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Imana ntihabwe icyubahiro. Mbese twarimo kugenda akora kuri kamwe. Uzitonde mu byo uvuga, uzitonde mu bo mubana, uzitonde mu buryo bwo kwirinda. Ntukararikire, ntimukabane n'abatumvira Imana, kuko ibyo ari byo bizana umujinya w'Imana ku batayumvira. Imana yacu tugire neza. Ariko ashaka ngo genda ushakashake umenye ibyo umwami ashima. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Aravuga ngo ntimukifatanye n'imirimo y'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. None nakunze umurongo wa 15 ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Imana ishimwe. Byashobokaga ko nivugira wa murongo gusa ngo mushakashake uko mwamenya ibyo Imana ishaka, ariko sanga Pawulo yarahereye hejuru bivuga mwigana Imana nk'abana bakuru. Imana ishimwe. Hari icyigisho kigeze kumfasha cyavugaga ngo kubaha Imana barabyitoza. Muri uko kubyitoza bakavuga ngo kwitoza ngo ko mu mubiri ngo kugira umumaro kuri bike, ariko kubaha Imana byo bikagira umumaro kuri byinshi. Imana ishimwe. Iyo urimo witoza kubaha Imana uba urimo ushakashaka uko wamenya ibyo umwami ashima. Wa rurimi rwanjye ujye witoza kuvuga ukuri. Wa matwi yanjye we ujye witoza kumva ibyo Imana ishaka. Wa birenge byanjye we witoze kujya aho umwami ashima. Imana ntihabwe icyubahiro. Ubwo rero navuze ngo mushakashake. Twavuze ko gushakashaka ni ubushakashatsi bwimbitse. Noneho nibajije ngo ibintu tuzabishaka gute, aribyo tugiye kuganiraho uyu munsi n'ejo. Uzabishaka hehe? Uzicara se ahangaha mu rusengero? Uzabikura hehe? Ariko numva ikintu cya mbere tuzakora ni ugushaka mu bwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo nutumbira Yesu ngo uzaba nkawe, ngo bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bita Yesu. Hari igihe umuntu abwiriza ijambo ariko umuntu agataha yibaza ngo namenye ko nkwiye gushakashaka nkamenya ibyo umwami ashima, ariko nzabishakira hehe? Ariko iki kintu cyitwa ngo gushaka ubwiza bw'Imana, muri ibyo aravuga ngo ndashaka gusa nawe, ngo Yesu umucunguzi, ngo ntawe igeze kukumva ngo uvuga ngo urakaye, ngo nyamara ngo sisa nawe, ngo bose barabizi, ngo mukiza mwiza ufashe se nawe by'ukuri. Imana ishimwe. Arimo arashaka mu bwiza bw'Imana kugira ngo amenye ibyo Imana ishaka. Uko ugenda wegera Kristo utindana nawe niko ugenda umenya ibyo ashaka. Haleluya, haleluya. Uko ugenda umwegera, Imana ibaha umugisha ko mwazirukiye mu nzu y'Imana. Uko ugenda wegera Imana niko ugenda umenya ibyo Imana ishaka. Uko utindana na Kristo, Bibiliya igitubwira wari umwigisha ngo mwigishwa ngo Yesu yakundaga, ngo kuko ngo yakundaga kumuryama mu gituza. Ubu ntabwo naryamye mu gituza cya Kristo simenye icyo ashaka. Uko utindana nawe wumva ijwi rye. Muri ibyo aravuga ngo ingeso ngo wa mubi yanyagusha, ngo zashaka kubyuka ngo zirimo uzice pe. Uko umutinda imbere mu buryo bwo gusenga
ukavuga ati burya se n'iki Imana ishimwe. Umuririmbyi aravuga ngo murika hatabona, ngo aho umwijima uba, ngo umutima ukangutse, ngo uzinutswe ibyaha. Imana ishimwe. Kwa kundi utinda imbere y'Imana muri nibature, muri ya masengesho kwiriza, yaba ku giti cyawe, yaba ya gurupe, ubundi wagombye kumvira ijwi ry'Imana ikubwira ko hari ibitagenda, ikubwira ko hari kamere yawe itameze neza, ikubwira ko hari ibyo ukwiye guhindura mu rugo rwawe, ikubwira ko hari ibintu bikomeye cyane. Mu gutinda imbere y'Imana hari ibintu bikaze. Ejo bundi hano kuwa gatanu habaye iteraniro rikomeye, gusa nta rikodingi yari ihari, byarambabaje kandi umugaruye ntabwo yasubira n'ibyo yavuze. Uzi iyo umuntu yamaze kubwiriza ntiwamubwira umugabo kuvuga ibintu wavuze. Umugabo yaratwigishije, niyo mbihereyeho kuko uko uzi imbere y'Imana niko ugenda wumva ibintu byinshi. Yatwigishije ukuntu Pawulo ngo yandikiraga Timoteyo umwana we, ngo ku by'impano yari yaramaze gushyiraho ikimenyetso, akavuga ati mwana wanjye ufite impano nziza, ugenda uzisese, ugenda uvuga ubutumwa mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Ariko ngo Pawulo agerekaho n'ikindi kintu cyo kumubwira ngo uzagire n'imiterere myiza. Atwigisha ikintu cyitwa karagiteri. Aratwigisha aravuga ngo ugende ugira imiterere myiza kuruta uko usenga. Aratubwira ngo umuntu ashobora kuba hano afite impano zima ariko imiterere ye ngo ari mibi. Icyo nshaka ngo si uko impano ziba nyinshi, ahubwo nifuza icyo nkeneye ngo si impano, ahubwo ngo nifuza ko imbuto zongerwa muri mwe. Noneho atwigisha ikintu bita karagiteri, ariyo miterere. Twatashye twahindutse ku buryo n'abana twari twazanye b'iwanjye b'imyaka 7 batashye bavuga ngo ugire imiterere myiza iruta uko usenga. Noneho akatubwira ngo hari igihe umuntu akora ikintu kibi, noneho ngo akajya avuga ngo ngiye niko nteye, ahita agasubizamo ngo guteye nabi. Ubwo iwacu mu rugo nyine umuntu avuga ati niko nteye, batuguteye nabi nyine. Hari ibintu bikwiye guhinduka. Ubwo rero niba mvuga uko ugenda wegera Imana, nuko iryo jambo ryaradufashije. Buri wese atahasubiye mu miterere ye. Arimo atubwira ngo umunsi ugeze mu rugo ugiye kubana n'uwo mwashakanye, ntabwo ari za haleluya n'impano z'umwuka zikora, ngo hakora karagiteri. Imiterere yawe nikora, hanyuma turangira tugura Imana ngo duhindure ingeso wa mubi yanyaguje, uzirimbe uzice. Niho nari bivuze nshaka kuvuga iki? Uko ugenda wegera Imana uhumvira amagambo y'ubwenge, ukavuga uti burya se kamere yanjye nayo yari ikwiriye guhinduka, ngo niko nteshye, ngo ngewe ngo ndakazwa n'ubusa, ngo ngewe ngo nta muntu ubunga urutoki uteye nabi, ariko yatubwiraga. Ariko icyiza cyo gushakashaka ibyo umwami ashima ni uko umenya ko n'imiterere yawe ikwiriye guhinduka. Uko wageze imbere Imana ukavuga uti burya se niko bimeze, ngo ngewe ngo ndahubuka, ngo iyo ndakaye ngo nakubita n'urushyi uteye nabi, ariko yatubwiraga. Ariko tubwira Imana ngo mpindura mbe mushya. Imana ishimwe. No kuvuga ngo shaka uko wamenya icyo Imana ishimwe. Kandi twavugaga ngo tuzabishaka gute? Uko ugenda wegera ubwiza bw'Imana. Muri ibyo aravuga ngo Imana ndondora umenye ngo ibyo nkora byose, ngo werekane uko ndi kose, ngo ntifate uko ntari. Twatangiye gushakashaka icyo umwami ashima. Tumenyereye ko abantu bajya imbere y'Imana byacitse byaribye, minerivare yabuze, ibyo kurya byabuze. Ariko muri kwa gushakashaka iby'Imana ishaka, genda ufate n'amasengesho yo kubwira Imana ngo ndashaka gusa nabi, ndumva nkeneye kumenya ibyo ushaka. Kandi umaze kubimenya, ntabwo ari ukubimenya gusa, ahubwo uranabikora. Imana ishimwe. Nigeze kugira icyifuzo nasengeraga ntari buvuge hano, noneho njya imbere y'Imana. Njya imbere y'Imana ni mwami Yesu, mfata amasengesho y'iminsi 3, nindarembye ntabara, iki kintu rwose kirangoye. Ariko nasenga nkabwira Imana ngo wowe urangiza umurimo wo kumbwira ibyo ushaka, ariko ibyo kukumvira tuzabivugana nyuma.
kubera ko ntabwo ndi bukivuge, nzakibwira abantu bakeya. Numvaga umutima wanjye nyine aho hantu hafashe cyane, nkumva kurekura atari ibintu ndibuhite ndekura ku kanya, ngakubita iminsi 3 mbwira Imana ngo rwose ndananiwe, ndarebye kandi numvaga ndebye, numva nkeneye guidance y'Imana cyangwa se nkeneye ubuyobozi bw'Umwuka Wera ngo menye icyo Imana ishaka. Nkayibwira ngo wowe urangiza umurimo wo kumbwira pozisiyo yawe, umbwire iki kintu aho gihagazeho, byo kukumbira tuzabivugana nyuma. Igaceceka iminsi 3 irashira, nta n'ijwi ry'Imana numvise kandi nirije ubusa. Ndongera afata indi, nabwo bigenda gutyo. Muzi umunsi yashubije, umunsi nagiye namaramaje, ndavuga nti rero none nahinduye amasengesho, nje imbere yawe umbwira aho uhagaze, kandi nkimara kumva ijwi ryawe ndahita ashyira mu bikorwa ibyo usabye. Uzi ko ariho yamanutse iravuga. Haleluya. Mushakashake uko mwamenye ibyo Imana ishaka. Urayabonaga mbere nje mbishaka, ako ntafite umutima witeguye kumvira. Kuko hari n'igihe umuntu ajya amasengesho, Mwami Yesu ibi bintu urabyemera, ariko mu mutima Imana ntibigasanga naho yabikwereka ufite umutima wabaye akahebwe. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Ngo nuko nimushakashake uko mwamenye ibyo Imana ishaka. Ndabikeneye, ndashaka gusa nawe Mwami Yesu, nta wigeze kukumva uvuga urakaye. Uyu munsi tugiye gufata umwanya wo gusenga, turi kuvuga ngo turashaka kumenya ibyo ushaka. Hanyuma muri Bibiliya yatubwiye ngo nuko mumunezeze muri byose. Ushaka kumenya ibyo ashaka, yego, ni ukugira ngo umunezeze. Aleluya, haleluya. Hari igihe iyo barimo bigisha inyigisho z'abubatsi ngo bajya bazanamo badusomera uriya murongo bavuga ngo umugore mwiza ubamenya imico yo mu rugo rwe. Mwabyumvise ko ari ugushakashaka kumenya imico yo mu rugo? None se ni ukugira ngo si uyimenye gusa? Hoya, ntabwo ari ukugira ngo uyimenye, ahubwo aba ari ukugira ngo uzubake urugo rwiza. Haleluya, haleluya. Ya mico yo mu rugo rwawe baba bakubwiye ngo iki? Genda ushakashake umenye ibyo urugo rwawe rukeneye. Genda ushakashake umenye imico y'umugabo wawe, umenye iyo yishimye uko areba, umenye iyo atavuwe neza uko abigenza. Hanyuma kubimenya kuba ari ukugira ngo ubyige ubimenye Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ijambo rya nyuma sorejo rikavuga ngo muzashaka mumbone, nimushakane umwete Imana ishimwe. Ntiturimo turashaka ngo muzashaka mumbone, nimushakane umwete. Ikibazo ni uko tujya imbere y'Imana wenda ari ibindi byifuzo by'umubiri gusa dushaka, ariko uyu munsi mureke tubanze twishakire iby'umwuka. Haleluya, haleluya. Kandi Imana nikora ku by'umwuka n'iby'umubiri bizaza. Imana igira uko itabara abantu b'Imana, Imana igira uko irengera abantu bayo. Ariko uyu munsi numva nifuza ko tugiye gushakashaka. Ubwira Imana ngo ndagushaka, Imana ishimwe. Muri ibyo aravuga ngo ndagushaka iteka, ngo nyigishe ibyo ushaka. Ndagushaka iteka, nyigishe ibyo ushaka, kandi uce muri jye ingeso zose mbi. Ku manywa na nijoro ndagushaka iteka, ndahiriwe Mukiza twigumanire. Umuririmbyi nawe urumva yari arimo ashakisha. Ndagushaka, nyigisha ibyo ushaka, kandi uce muri jyewe ingeso zose mbi. Imana yacu tugire neza. Ubwo rero nk'uko yavuze ngo ingeso wabo yanyaguje nizishaka kubyuka uzirimbure uzice pe, mpore nihariwe n'ibyawe gusa.
Imana yacu tugire neza. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga, tuba dufite iminota mikeya ariko nifuza ko twafata umwanya wo gusenga. Navuze ngo ikintu cya mbere uzakora kugira ngo umenye ibyo Imana ishaka ni ugutindana nayo. Ni ugutindana nayo ukahaguma ugatega amatwi ukumva icyo Imana ishaka. Bibiliya ijya imbwira ngo Mose ngo yajyaga azamuka ku musozi ngo agiye guhura n'Imana, ngo maze ngo yamanuka, iryo jambo ndarikunda, ngo bamwitegereza ngo bakabona mu ishusho ye ngo irabagira n'ubwiza bw'uwo babonanye. Imana ishimwe. Ubwo ndimo ndavuga kimwe mu byo wakora kugira ngo umenye ibyo Imana ishaka ni ugutindana nayo. Imana ishimwe. Kandi gutindana nayo nta nubwo ndi kukubwira ngo uzareke guhinga cyangwa gucuruza wimukire mu gatenga. Hoya, hari ukuntu umuntu atindana n'Imana kandi ari no mu mirimo. Murabizi se ukuntu umuntu atindana n'Imana ukubaka. Bibiliya ivuga ngo ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka ngo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Haleluya, haleluya. Ni uburyo, mbese ni uburyo bwo kwishakira ibyo kurya by'umwuka kugira ngo uhore uri mu mbaraga z'Imana. Abantu bakoresha uburyo bwinshi ngo babwire se. Hari n'igihe aba arimo yoza ibyombo yashyizemo nka life radio, arimo yumva ijambo ry'Imana, atarimo arakora, arimo arakora umurimo, ariko indirimbo zirimo zivuga n'ijambo ry'Imana rikamwubaka. Nimureke twishakira ibyo kurya by'Imana. Buri ikintu gitumye tunanirwa ni uko abantu baguye isari ibintu by'Imana byashizeho. Kuko ujya kumva mu ngo se harimo iki, nizazini yeye za ndoboro ya solo n'izindi ndirimbo n'amateleviziyo arimo avuga ibintu, wajya kumva ukajya wumva iby'Imana byaragushizeho. Ariko kugenda ushakisha iby'Imana ishaka, uzana izo ndirimbo nziza, ushyiramo babigisha beza, waba ufite smartphone cyangwa utayifite, hari ukuntu bafite ukuntu bajya kuri radiyo akajya yumva amateraniro. Mbese shakisha. Haleluya, haleluya. Ukuntu ibintu by'Imana byagwira muri wowe. Buri wese agira uko yiyaranja akagira n'ibimutunga, ariko ntabwo wamenya ibyo Imana ishaka nta hantu mwahuriye. Ariko uko ugenda uyegera, ndashaka gusa nawe. Kera twajyaga tugira n'igitabo cy'indirimbo, ukicara ukaririmba indirimbo z'Imana, urimo gukura urimo indirimbo z'Imana, urimo boza ibyombo, uri ku kazi, niba nta kintu byica, ntabwo mubwire ngo uzice imirimo, ariko aho bishoboka ongera ibintu by'Imana muri wowe. Uko ugenda utinda kuri Kristo, umuryango mu gituza azagenda akumaraho za ngeso zose za kamere. Imana ishimwe. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga, nagira ngo basabe muhaguruke. Tugiye kwigira Mushumba, Mama Diane nanyegere, tugiye gusenga. Sibyo? Nawe wibwirira Imana ngo ndumva gukeneye, ndagukeneye, njyewe sinamenya uko mbigenza, ariko uko ugenda usatira ubwiza bw'Imana, uko ugenda wegerana n'Imana, niko uzagenda umenya ibyo Imana ishaka. Mu masengesho, mu buryo bwawe ku giti cyawe, ariko mu gutindana n'Imana, Imana itugereza agiye kudusengera, nawe wisengere. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye izina rya Yesu. Tugushimiye ko umwami mwiza, tugushimiye imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Turagushima kubw'ijambo ryawe twumvise muri iki gitondo, ryumvikanye mu matwi yacu ko dukwiriye gushakashaka, buri wese kandi agashakashaka ibyo umwami Imana ashima. Mwami dushoboze, ntabwo twakwishoboza, tujya twifuza gukora ibyiza, ariko ibi bikadutanga imbere. Unyemerere buri wese uhe gushakashaka, uhereye uyu munsi buri wese ashakashake ibyanezeza Imana, ibyatuma Imana yacu inezerwa, Imana yacu ikatwishimira. Buri wese uhe gushakashaka mu buzima bwe bwa buri munsi, uko dushakashaka ibintu turya,
umwami ashima kandi wenda atarakira n'agakiza, ariko hariho n'umuntu ukeneye ko tumusengera. Hari abantu Imana iba yirandikiye akavuga ati yewe ni muri nibature nahuriye na Yesu, umuntu ahari nawe yahaguruka tukamusengera, hanyuma ndabasubiza umwanya umuyobozi wa gahunda. Harimo umuntu ukeneye ko tumusengera akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu umugisha, ngwino tumusengere. Ariko akeneye ko tumusengera akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Harimo n'undi ushaka ihagarara, harimo n'undi ukeneye ko tumusengera ushakashake ko amenya ibyo umwami ashima, kandi ku birenge bya Yesu niho tuzatabarirwa, niho tuzamenyera ibyo ashaka. Harimo n'undi ni umunsi wawe ntugucike. Hari igihe umuntu aba agize umugisha wo kumva ijwi ry'Imana rivugana nawe, kandi ntabwo ariko rihora rivuga, ahubwo rijya rigeze igihe rigaceceka. Imana iduhana umugisha. Reka twigire umushumba abasengere, ibindi turabagira inama. Amen. Mwami Yesu, Haleluya, haleluya. Uzuye imbabazi no gukiranuka n'ibyawe iteka. Turagushimira iki gitondo cyiza duhaye abakuzaho, kugira ngo tuze kwifatanya n'urugendo rwo kugushaka, kugira ngo tukubone. Umugaragu wawe yaravuze ngo ushaka Uwiteka ntibishoboka. Umwami akiri bugufi, abana bawe baje imbere yawe bapfukamye aha ngaha bagusanga. Yesu, wababaririye ibyaha byabo, ibicumuro byabo bagucumuyeho. Turagushimira ijwi ryawe ryumvikanye muri iki gitondo mu ijambo ryawe Kristo Yesu. Turagushimira umukozi wawe ukoresheje. Turagushimira bene data n'umushiki wacu baje bagusanga barushye. Yesu, waravuze ngo abarushye n'abaremerewe baze ahumva n'abaruhura, bemere kuba abagaragu bawe, bakwigireho Yesu, kuba neza kandi boroheje mu mitima, nabo babone uburuhukiro mu mitima yabo. Bareke imitima yabo iruhurwe nawe, babone neza yawe n'urukundo rwawe, rweze amaraso yawe, rwereshe ijambo. Harimo umuntu wumva yabyukanye icyifuzo yageze imbere y'Imana, nyine y'ubugingo bukiza uranisanzura ukabwira Imana na bya bindi bikujomba mu mbavu. Harimo ufite icyo cyifuzo yumva afite yashyira imbere y'Imana, yahaguruka tugasenga tunasoza. Niyo mpamvu twasize mu mwanya uhagije. Mana yacu nziza, mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe, turagushimiye kubw'igitondo cy'umugisha waduhaye ngo tuboneke imbere yawe. Tugushimiye imirimo itangaje wakoze mu minsi yatambutse. Mwaravuga ngo iby'ejo hashize, ngo byatumye ngira ibyiringiro ko n'ibintu uzabikora. Abavandimwe bahagurukiye imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo
umugisha muri byose mu izina rya Yesu Kristo urakoze kumvise. Amen. Ushimire umwigisha wacu Imana imuhe umugisha cyane. Hanyuma turashoje akasabe phrase hano aduha amatangazo tubone gusenga. Ni ibintu ukeneye dutangiye neza. N'ibishoboka ijyanye itangazo bikanifu. Buri wese aduha amatangazo y'umazi cyane. Sinimuke. Ikada ukaburabizi. Uzinduke uzayobora azaza kuyobora azazibwa azabagaruka nibishoboka ikorana tuzaye twabaye indirimbo ebyiri tuzabaye indirimbo eshatu icyapa ushatse kuvuga kugira ngo uzinduke tubone umwanya kumashaka usende mu mwanya ushaka kugira. Haleluya. Imana ishimwe ko utangiye iterane tubona umusaruro mwiza w'Imana. Haleluya. Umusaruro turabonye nuko cyasohoye Allah. Intego y'ubutumwa bwiza nuko bavuka abantu bashyashya mu bwami bw'ijuru kandi twabonye Imana ishimwe. Turashimira kandi ko tuzaniye abantu bagatatu twanganaga Imana azanye abantu ndetse ikintu kizarangira ntari yabakwiriye. Imana ishimwe. Uvuye Imana ishimwe twese. Haleluya. Haleluya. Amatangazo rero muri uyu mugoroba dufite ibyo gutabaza nk'ibisanzwe. Igiterane cyo cyakomeje cyane niba ture kugeza ku gatandatu mu gitondo. Hanyuma umwigisha wacu Alice ejo turi kumwe azasoza hanyuma tukomezanye na mwarimu Jean Paul w'Inyarugenge. Imana ishimwe. Hanyuma ku wa kane ni ikigo cy'amasengesho byari bisanzwe nyine kuva saa 3 kugeza saa 10. Hanyuma kino giterane cya Gofero nimugoroba ku wa gatanu, ku wa gatandatu no ku cyumweru murararitswe. Nimugoroba ku wa gatanu, ku wa gatandatu no ku cyumweru. Hanyuma ku wa gatanu tuzaririmba na korale ukuboko kw'iburyo Elayo, Beura na worship team. Ku wa gatandatu ni Gofero na Yote Yote Alfajiri na worship team. Ku cyumweru rero guhera saa 8 ni Gofero, Holy Nation na worship team. Imana ibahe umugisha muhaguruke muyoboza gahunda umushumba wacu adesha umugisha. Baba turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugize neza muri iki giterane dutangiranye nawe tuzasozanya muri iki giterane. Turagushima ko ari wowe wa mbere ukaba n'uw'imperuka. Turagushimira ubutumwa bwiza bwumvikanye muri iki gitondo uzanye abantu kuri wowe Kristo Yesu. Tugushimiye ibyiza ukoze umvikanishije ijambo ryawe batarakwizera ngo bakumenye barakwakiriye. Wakira y'amashimwe ni wowe tuyazaniye Yesu. Ni wowe uyakwiye ibihe byose. Ni wowe wumvikanisha ijambo ryawe mu mitima yacu abantu bakaguhindukirira bakakwemera bakakwizera nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bw'abantu. Ibyo turabigushimiye. Muri uyu mwanya tugiye gutandukana dufashe dusenge iki giterane komeze kuba muri cyo. Turakuraritse imbaraga z'Umwuka Wera zizagaragara aha hantu. Abanyetegeke bazongerwa imbaraga nshya, abarwayi bakire, abasinziriye bakanguke, abanyabyaha bihana ibyaha byabo, n'abapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro bazure. Ni wo murimo wakuzanye Yesu. Turagushimira ko ibyo byose uzabikora kugira ngo wiheshe icyubahiro. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'imbaraga z'Umwuka Wera bijyane natwe twese aho tugiye kujya mu mirimo itandukanye. Tubisenzere tujye twizeye kubikoze mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Amen. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwa Kristo Yesu bufasha